Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana kuba uyu munsi Imana yemeye ko tujya gukurikirana ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Munezero, njye nitwa Munezero Jean Damascene. Ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR Batsinda. Itorero rya ADEPR Batsinda. Ndi umuvugabutumwa wahamagawe n'Imana. Rero aya masaha ndakwinginga kugira ngo utumire mugenzi wawe, yaba ari abantu batatu, uze tubane twumve ijambo ry'Uwiteka. Rero Imana nihabwe icyubahiro. Birashoboka ko uri ahantu hatandukanye ukurikirana ijambo ry'Imana, uri mu bihugu byo hanze cyangwa se uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ni karibu rero, reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya Mariko ibice byawe 10, turahera ku murongo waho wa 49. Haranditse ngo Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara. Impumyi barayibwira bati, humura, hari uguhamagara. Ku murongo wa 50, nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. 52, Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Rero Imana ishimwe. Tukimara gusoma iri jambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo ibyo amatwi yawe yumvise, amaso atarabibona, uyu munsi uribuze kubibona. Kuko muri uyu mwaka wa 2021 ugomba kurangira hari ibisubizo wabonye. Imana nihabwe icyubahiro. Biriya rero ivuze kuri uyu mugaragu w'Imana. Uyu mugaragu w'Imana birivuze, iratubwiye iyi mpumyi yitwaga barayitoromayo. Yari imaze igihe yicaye ku nzira, imaranye ubuhumyi igihe kirekire. Imana nihabwe icyubahiro. Ndetse ngo bajyaga bayifata bakayishyira ku nzira kugeza ubwo yasabirizaga. Ubuzima bwayo bwari ubwo gusabiriza. Ubuzima bwayo bwari uko bajyaga bayiterura bakayishyira ku nzira, kuko yo itabashaga kureba. Nibwo buzima yari imazemo igihe kirekire. Ariko Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu arangije amanuka mu mudugudu. Bibiliya iravuga ngo nuko impumyi imenya ko Yesu ahageze. Iravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bibiliya iravuga ngo nuko abantu be bari kumwe na Yesu ndetse n'abigishwa baramwegera barayicyaha. Mana nihabwe icyubahiro. Batangira gucyaha ya mpumyi, barayibwira ngo ceceka, ariko irushaho gusakuza. Haleluya. Somye ijambo riba muri Yesaya rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubwire ab'i Yerusalemu kuko intambara zishize. Rero kugira ngo uhure na Yesu birasaba kugira ngo ushire mu mwete, nawe uterure ijwi ryawe, utobore, nawe usakuze, ubwire Yesu, uhamagare Yesu. Nasomye ijambo riri muri Yobu bice bya 5 ku murongo wa 1 avuga ngo hamagara, hari uwakumva. Uwo mubera watabaza urumva ninde? Nta wundi watabaza usibye Kristo. Iyi mpumyi rero igire hishurirwa, imenya ko Yesu ari umanutse muri uwo mudugudu. Birashoboka ko hanyuraga abantu benshi, ariko ntabwo yari bitayeho, kuko hari benshi bagiye bayinyuraho bakayisiga ku nzira. Nawe hari abantu bagutambukaho bakagusiga ku nzira. Hari imiryango ikunyuraho ntikwiteho. Hari abamwiganye bajya bakunyuraho ntibakwiteho kubera ikigeragezo uhagazemo. N'iyi mpumyi nayo yari ihagaze mu kigeragezo, ndetse yari ikimazemo imyaka myinshi. Ndashaka kukubwira ngo
icyo kigeragezo umazemo imyaka myinshi, ntabwo nitaye ku myaka ukimaranye, ntabwo nitaye yewe ntabwo nitaye ku mezi ukimaranye. Icyo nkubwira ni uko Yesu nuramuka utatse nawe ukamuhamagara, ari buze gukora ibyananiranye ku buzima bwawe. Iyi mpumyi rero iravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Mana nihabwe icyubahiro. Iravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi barayicyaha. Ndavugana n'umubyeyi uri muhura n'abantu bamucyaha, ndavugana n'umugabo uri muhura n'abantu bamucyaha, ndavugana enema ndola wiri topi enema zerebo enekuta, ndavugana n'umushumba uri muhura n'abantu bamucyaha, ndavugana n'umuntu uri muhura n'ibintu bigucecekesha. Ariko tobora nawe ijwi ryawe urizamure, hamagare Yesu nawe ari buze kugusanga aho uri. Ngo kanya ngo ryajwi rya ya mpumyi Baritimayo Yesu araryumva. Mana nihabwe icyubahiro. Maze kuryumva ngo arahagarara, ngo Yesu umva nkubwire papa, Yesu agutegeye amatwi. Yesu agutegeye amatwi wa mukobwa we, Yesu agutegeye amatwi wa musore we, Yesu agutegeye amatwi wowe wa mumama we umaranye icyago igihe kirekire, umaranye diabete igihe kirekire. Umva nkubwire ibyo bigeragezo ni byinshi, zo ntambara ni nyinshi, utuye ku nzira. Mbona kubabwira ngo reka mabwire kuri iki kintu bita inzira. Bundi bw'uyu muntu iyo ari ku nzira abantu bose bamunyuraho, kandi abantu bo mu mudugudu bose baramumenya. Nta muntu ugutambukaho atakuzi, wese arakumenya, umurenge ukakumenya, akarere kakakumenya kubera kuba ku nzira. Kandi uyu muntu yari amaze igihe ku nzira, nta wundi muntu wagombaga kuyimukuraho usibye umwami w'abami. Mbona kukubwira ngo mu muryango wawe washaki nta wagutabara usibye Yesu. Muba muvukana Yesu atagutabaye nta wagutabara. Yaravuze muri Matayo ibice byaho 11:28, haravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haravuga ngo umutwaro wanjye ntabwo uremerewe kandi ndoroheje. Iyi mpumyi Baritimayo nayo yari irushye, yari iremerewe kuba imaranye igihe kirekire ubuhumyi. Haleluya, cyari ikigeragezo. Ariko Bibiliya iravuze ngo barayicyaha, barayibwira ngo niceceke, ariko irushaho gusakuza. Yesu ngo amaje kumva Baritimayo, umva nkubwire yewe wa mubyeyi Yesu agutegeye amatwi, yewe wa mupapa we Yesu agutegeye amatwi, arimo arumva ibyo umubwira. Haleluya. Umuririmbyi wa 60 yavuze ngo we mutimurira ngwino kwa Yesu amakuba yawe yamubwire. Haravuga ngo arakunda afasha abashavuye, ngo wizere ijambo ryiwe kandi wirira. Haleluya. Iyi mpumyi nayo irizera. Haleluya. Izamura kwizera. Imana ikeneye kuzamura kwizera. Imana ikeneye yuko witandukanya n'abantu ukamenya ko Yesu ari we wahamagara. Mana nihabwe icyubahiro. Iyi mpumyi irangije ngo irushaho gusakuza. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo Yesu arangije ategeka abigishwa, aravuga ngo nimugende muyinzanire. Ngo haleluya, basanga ya mpumyi Baritimayo, baramubwira ngo hari ugushaka. Haleluya. Biravuga ngo Yesu abaza ya mpumyi, arayibwira ngo urashaka ko nkugirira? Umva nkubwire aka kanya wowe urimo nkurikiranye, uri muri Amerika, uri muri Arabia Saudite, uri Uganda, uri mu Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu majyaruguru, uri mu mpande zitandukanye z'isi. Umva nkubwire shuti yawe, Yesu arimo arakubaza, arimo aravugana nawe, arakubaza ngo urashaka ko akugirira ute? Iyi saha turimo tuvugana, urashaka ko Yesu akugirira ute? Urashaka ko akora iki? Ni ibiki byakunaniye? Ibyo byakunaniye Yesu arabishoboye. Impumyi ibwira Yesu, iramubwira ngo ndashaka guhumuka, ndashaka kubona. Impumyi ibwira Yesu, iramubwira ngo ndashaka kubona. Mana nihabwe icyubahiro. Yari imaze igihe itareba, yari imaze igihe itabona, cyakora yarumvaga, yajyaga yumva amajwi. Ndavugana nawe, umaze igihe wumva amajwi, wumva yuko ubwirwa yuko uzakora ubukwe, ariko ubyumvisha igihe kirekire. Ku musozi utuyeho wiswe Rumarinkwi hari amazina bakwise, ariko umva nkubwire ngutangarize, nkubwire ngo nuzamura kwizera. Haleluya. Ugahamagara Yesu araza gutabare aho ngaho uri wa mukobwa we. Umva nkubwire yewe wa mubyeyi
uri ku gisasiro ndetse nta muntu waguterura, ariko Yesu arimo arakubaza, arakubwira ngo urashaka ko akugirira ute? Birabangwa impumyi barayitoromayo, ibwira Yesu, iramubwira ngo ngewe ndashaka kubona, ndashaka guhumuka, ndashaka kureba. Haleluya, ndashaka kureba. Mana nihabwe icyubahiro. Umva nkubwire, ibyo amatwi yawe yumvise, amaso atarabibona. Uyu mwaka wa 2021 urarangira ubifite mu biganza byawe, urarangira wahuye nabyo, urarangira wahuye n'igitangaza cy'Imana, urarangira wahuye n'umugisha w'Imana. Hari ibintu amatwi yawe yumvise, wumvise abantu bavuga, bakubwira, wumva abahanuzi baguhanurira, bakubwira ngo Imana izaguhereza inzu, barakubwira ngo yewe uzajya mu gihugu cyo hanze, barakubwira ngo yewe ngo Imana izaguhereza inzu, barakubwiye ngo Imana izaguhereza imodoka. Kikora ubyumva mu matwi, ntabwo urabibona, ariko umva nkubwire, Yesu umwami w'abami aravuze ngo haleluya, kakana ibyawe by'amatwi yawe yumvise, amaso atarabibona, uribuze kubibona. Haleluya, dore Yesu azanye ibyawe, azanye ibisubizo byawe. Mana nihabwe icyubahiro. Reka mbabwire, iyo wizeye Yesu akora igitangaza. Bibiliya imbwira mu gitabo cy'abami ba mbere ibice byawo 17. Haleluya, munsi umwe ngo umugabo witwaga Eliya, Imana iramusanga, iramubwira ngo nujye ku mupfakazi w'i Sarefati, aho niho negetse kugira ngo uwo mupfakazi azagutumba. Uwo mupfakazi nawe yari ari ku nzira, inzira y'ubukene. Haleluya, umva nkubwire, nawe birashoboka ko uri ku nzira y'ubukene. Mbone kubabwira ngo muri umukene arahinyurwa. Mana nihabwe icyubahiro. Umukene arahinyurwa, arasuzugurwa. Umukene ntago agira ijambo. Iyo uri umukene wamburwa agaciro, iyo uri umukene wamburwa ijambo. Ariko noneho biravuga ngo nuko ngo Eliya arangije arahagera, abwira umupfakazi ngo yasanze uyu mupfakazi harimo atoragura udukwi ngo 2, kugira ngo asonga akagafu akaryewe n'umwana we bipfire. Ariko ngo nuko Eliya aramubwira ngo ako gafu nukamvugire. Imana ishimwe ngo uyu mupfakazi azamura kwizera, arangije ngo amenya yuko uyu muntu wizeye Kristo, ko Kristo amuhereza ibiruta byo yari afite. Nawe Imana ikeneye yuko uzamura kwizera, ngo akagafara gasonga agahereza Eliya. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo amaje kugahereza Eliya, ngo Eliya arahanura, aravuga ngo topi enema, aravuga ngo muri icyo giseke ntikikaburemo ifu. Haleluya, kandi ngo ifu irangije iraboneka, imutunga nawe n'urubyaro rwiwe ndetse na Eliya. Umva nkubwire shuti yanyu, birashoboka ko nawe utinze ku nzira. Umva nkubwire, iyo nzira uribuze kuyikurwaho na Yesu, urayikurwaho n'umwami w'abami. Haleluya, nongere nkubwire ibyakozwe n'intumwa bice byaho 3, urasanga inkuru z'ikirema nacyo cyari kimaranye ubumuga igihe kirekire, cyicaye ku nzira, ndetse ngo bajyaga bagifata bakakirambika ku nzira. Ubuzima bwacyo bwari ubwo gusabiriza. Umva nkubwire papa, uhora usabiriza. Yewe mama, uri mu buzima bwo gupfundikanya. Yewe wa musore we, uri mu buzima bwo gupfundikanya. Warize ariko na amashuri yawe nta kazi urabona. Haleluya, nubwo n'ubuhumyi. Mana nihabwe icyubahiro. Kuba ufite iyo perime ariko ukaba nta kazi ufite ko gutwara imodoka, nubwo n'ubuhumyi. Mbone kubabwira ngo ubuhumyi ni bwishi. Yesu ahabwe icyubahiro. Mbone kubabwira ngo iyo umuntu ari impumyi, hari ibintu atabasha kubona, hari ibintu abasha kutakira kandi byari bihari. Mana nihabwe icyubahiro. Buri impumyi biravuga ngo iki kirema ngo nuko Petero na Yohana banyura kuri iri rembo bitaga ryiza, cyari kiteretsweho igihe kirekire. Ngo Petero arakibwira, nta feza n'izahabu dufite, ariko haleluya udutumbire. Nubwo nta feza cyangwa izahabu dufite, wowe udutumbire. Ngo impumyi irangije tumbira ba Petero ndetse na ba Yohana, tumbira Yesu. Ngo irangiza ngo Petero arambura ukuboko, arayihagurusa, ayikura ku nzira. Biravuga ngo nuko ngo yinjira mu rusengero, ngo yiterera hejuru, ngo igenda ishima Imana. Ngo abayibonye ngo bayibona ku nzira bahindura amagambo, baravuga ngo uyu si wa wundi. Haleluya,
umaze igihe asabiriza, si wa wundi wari wicaye ku nzira. Umva ngo utangarize, wowe uri mu nyumba, wowe uri mu nkurikirana, wowe ubona byari byarangiye, dore Yesu aje kugutabara, dore Yesu aje guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Aho byari birangiriye ni imbaraga z'Imana zitangirira. Aho abantu bagusebereje ni Imana izagutabarira. Aho amaboko y'abantu yakurambitse niyo Imana agiye kuguterurira. Haleluya! Imana nihabwe icyo la lasitopi enema la wirmimi enema tayabini forawi. Urankurikiranye, uryamye ku gisasiro, hamaze imyaka myinshi. Umva nkubwira, imbaraga za Yesu ziragukura kuri icyo gitanda abadayimoni baguteretseho. Wicaje ku gitanda n'abadayimoni, abadayimoni b'ubusambanyi, abadayimoni b'amagambo, abadayimoni enemandora wiri bo kurogwa. Hari ibintu bikugose biguteye ubuhumyi, ariko Yesu yaravuze ngo ni umucyo, azamurika mu mwijima. Haramuvuga ngo umwizera nawe yaba yarapfuye azongera abeho. Niwizere Kristo uribuze kubona ubutabazi bw'Imana. Niwizera Kristo uribuze kurengerwa n'Uwiteka. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya! Iyi mpumyi iratabarwa, ihura n'Imana, ibona ubutabazi bw'Imana. Nari niba nkubwira, wowe unkurikiranye, wowe uri mu nyumba mama, wowe ubona byarangiye, wowe ubona byacitse, wowe utinze ku nzira, umva nkubwira, yewe wa musore we, kuba ugize imyaka 50 ukiri iwanyu, ukinywa, ugisangira n'ababyeyi, ugihuriza na barumuna bawe ku isahane y'iwanyu, nubwo n'ubuhumyi. Yesu ashimwe. Hari ibintu bituma umuntu bimuteza ubuhumyi. Hari Imana nihabwe icyo, ntabashe kureba, ntabashe kwerekwa, ntabashe kumenya icyerekezo na viziyo yiwe. Mana nihabwe icyo. Ubumuga ni bwinshi. Mana nihabwe icyo. Iyi mpumyi yari ifite ubumuga. Yesu ashimwe, yari ifite ubumuga. Mana nihabwe icyo. Umva nkubwire, yewe wa mugabo, kuba uyu munsi wa none mu rugo rwawe urutahamo, ndetse ukwezi kurangira nta n'igihumbi bakubaza ngo uzabashe kukitanga, nubwo n'ubuhumyi. Ariko Mana nihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none umva icyo Yesu avugana nawe. Arakubaza ngo urashaka ko akugirira ute? Urashaka ko Yesu agukorera iki? Urumva ushaka ko Yesu yahindura amateka yawe? Urumva ushaka ko Yesu yagukura muri ubwo businzi? Urumva ushaka ko Yesu yagukura muri izo nzoga? Urumva ushaka ko Yesu yagukura aho ngaho muri abo bapfumu? Urumva ko ushaka ko Yesu yagukura aho ngaho muri iyo miti ya kinyarwanda? Birashoboka ko abadayimoni bakuzingazingiye ahantu, bagusirikira ahantu. Haleluya! Ntiwamenya ko Yesu agira neza, ntiwamenya ko Yesu atabara. Ariko noneho nawe nutaka, Yesu ari buze kugutabara. Nutaka, Yesu ari buze kukugira neza. Muri Luka ibice byaho 8 murongo waho wa 40 no harimo ijambo manutse 43 ngo hari umugore wari uri mu gongo, yari amaranye uburwayi imyaka 12. Biraba ngo yari yaratanze umutungo we mu bapfumu, ngo ndetse ngo bari barawuriye, ndetse barawumara. Ariko ngo nta muntu n'umwe wari warigeze amukiza, nta muntu n'umwe wari warigeze agira icyamumarira. Mana nihabwe icyubahiro. Zina ry'Uwiteka nishigwe hejuru. Nta muntu n'umwe wari warigeze agira icyo yamumarira, ndetse ngo umutungo we wamushizemo. Ndavugana nawe, urankurikiranye, uri mu ntara zitandukanye, ndetse uri mu mujyi wa Kigali, ndetse uri Uganda, ndetse uri mu Bugesera, ndetse aho ngaho uri, yewe uri muri Tanzania, urankurikiranye, yewe aho uri muri Amerika. Birashoboka ko umutungo wawe abavuzi bawumaze, yewe abapfumu barawumaze, yewe inka zawe barazimaze. Nta kintu bigeze bakora, nta kintu bigeze bakumarira. Ariko umva nkubwire, izere Yesu, n'umwizera ari buze kugukiza. Biraba ngo uyu mugore arangije ngo arahatana, yumva amakuru ya Yesu, yumva ko Yesu ari buze kunyura mu nzira. Uyu mugore arahatana, azamura kwizera, ngo aza yiruka, ngo aca mu bana, arahatana, arabyigana, aratobora. Umva nkubwire papa, tobora, shaka inzira. Nubwo ibikwitambitse bihari, nubwo abanyamagambo bahari, nubwo abarozi bahari, nubwo abanyeshari bahari, tobora, tumura, to pray, shaka inzira. Ngo uyu mugore ashaka inzira, arasunika,
nawe nusunike ugira abantu ucaho ukore kuri Yesu, kuko nubuza gukora kuri Yesu biribuza kumenyekana ngo nuko umugore akora ku ncunda za Yesu. Yesu arabaza ngo ninde unkozeho, ngo abantu benshi baravuga nuko tukubyiga. Abantu muri iyi minsi barimo barabyiga Yesu, ntago bashaka kumukoraho, barimo baramubyigisha ibyaha, abantu barimo baramubyigisha ubusinzi, abantu barimo baramubyigisha inzangano. Haleluya, Imana ishimwe. Kiri ibintu ukuraho, kiri ibintu wiyambura, kiri ibintu ukuraho ubyiyambura. Numara kubyiyambura nawe uhatana ukore kuri Yesu. Umva ukuntu yabivuze muri Yesaya 35:8 haravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntago bazaboneka muri iyo nzira. Muri iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo umugenzi naho yaba aramuswa ntago azayiyoba, ngo muri iyo nzira nta ntari zabonekamo, muri iyo nzira nta bibone, nta bishegabo, nta wa mugabo ukubwa ngo nakujomba isinyahuko, ntago bazabonekamo. Izitwa inzira yo gukiranuka. Birashoboka ko aka kanya waba warataye inzira, ukaba warayobye, wagiye mu bapfumu, ariko aka kanya umva nkubwire shuti yanjye, Yesu aragukeneye, akeneye kutera intambwe. Yavuga ngo nutera intambwe imwe azatera 99, haza ku buzima bwawe. Yesu akeneye kumwegera. Umva Petero kunabivuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza, ngaho ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana mwene iryo buye ryaratoranyijwe, kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo ndashira ibuye muri Siyoni, uryizera ntago azakorwa n'isoni. Iyi mpumyi rero yizera Kristo iramwemera, bireba ngo ita umwambaro yari yambaye, tigicyo gisuzuguriro, tiyo karandi iri ku buzima bwawe, tibyo byaha, tubwo busambanyi bwakubaze, tizo nzaga zakubaze. Umva nkubwire shuti yanjye, ibyo ngibyo bikuraza amajoro, manzu bijugunye ujya aho Yesu ari. Ngo aho kanya ngo Yesu arayibaza ngo urashaka ko nkugirirane? Impumyi iravuga ngo ndashaka kubona. Washatse amafaranga byaranze, ariko kuri Yesu hari yanzu yakubwiye, kuri Yesu ya modoka yakubwiye, uhura nawe uribuze kuyibona. Yewe papa, umva nkubwire, washatse akazi byaranze, ariko Yesu turazanya akazi kawe. Mana nihabwe icyubahiro. Hari abantu bageze kuri Yesu bari abashumeri, abo yarabatabaye. Hari abageze kuri Yesu bari bafite ubumuga, uyu munsi baragenda ari bazima. Hari abari barwaye imigongo, abo Yesu arabakijije. Umva nkubwire mama, Yesu akeneye kumwegera, Yesu akeneye kumwizera, agakora igitangaza ku buzima bwawe. Uyu munsi ndanurira ubuzima bwawe, ndakubwira ngo kuri icyo gisasiro Yesu aravuze ngo gihaguruka ugende. Yesu aravuze ngo niwakire gukira iyo ndwara yananiranye, iyo ndwara abaganga bananiwe, Yesu ayigukuyeho, Yesu aragukijije. Mana nihabwe icyubahiro. Njya ntangarira Imana, Yesu ajya akora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya, ajya akora imirimo n'ibitangaza. Twajya gusengera hano mu majyaruguru, tugerayo enemandola wiri topi enema. Hari umubyeyi yari amaze igihe kirekire yivuza byaranze, abaganga byarabananiye. Mana nihabwe icyubahiro. Uyu mubyeyi yari atuye muri paruwasi ya Giti mu mudugudu wa Gicaca, aho ngaho byari byaranze byarananiranye, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu ahabwe icyubahiro. Yari amaze igihe kirekire yivuza byaranze, ariko tuhageze turasenga, imbaraga za Yesu zimukoraho. Uyu mukecuru ni muzima, harimo arashima Imana, haravuga imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Umva nkubwire mama, nawe numwizere. Ibyo amatwi yawe yumvise ariko amaso atarabibona, uribuze kubibona. Uyu mwaka wa 2021 uribuze gutabarwa n'Imana. Uyu mwaka wa 2021 iyo ndwara irakurwa ku buzima bwawe. Uyu mwaka wa 2021 urakurwa igisuzuguriro. Uyu mwaka wa 2021 Yesu ashimwe, uribuze gukurwaho karani. Uyu mwaka wa 2021 urakurwaho ubwo businzi. Uyu mwaka amateka aribuze guhinduka, urarangira nawe uwo mugabo yakira agakiza. Uyu mwaka uribuze kurangira winjiye mu masezerano yawe. Uyu mwaka uribuze kurangira ubonye imodoka Imana yakubwiye. Uyu mwaka urarangira ubonye ikibanza Imana yavuze. Uyu mwaka urarangira abana bawe bize. Uyu mwaka urarangira iyo ndwara ikuwe ku buzima bwawe. Uyu mwaka urarangira, haleluya, uwo mutwaro urwaye ukize. Niko Yesu arimo avugana nawe. Biraba ngo iyi mpumyi ibwira Yesu
iramuvuga ngo nge ndashaka guhumuka, ndashaka kubona, ndashaka kureba. Umva nkubwire, niwakire kubona ibyo utajyaga ubona, niwakire kwakira ibyo utajyaga wakira. Waranguraga uhomba, ugacuruza ugahomba, ariko niwakire kubona ibyo amatwi yawe yumvise, amaso atarabibona, uribuze kubibona. Niko Yesu ambwiye ngo nkubwire. Yesu arambwiye ngo niwakire kureba, niwakire kubona, kubona inzu Imana yakubwiye, niwakire kuyibona. Abana Imana yakubwiye, niwakire kubabona. Njya nkunda kuvuga ku ijambo riri muri Samweli wa mbere, rivuga ku mubyeyi witwaga Hana. Yari amaze ikigeragezo cyo kubura urubyaro, afite peni n'umukina ku mubyimba, yaramucyahaga. Hana nta jambo yagiraga kubera ko nta rubyaro. Iyo wabuze urubyaro wamburwa ijambo. Ariko umunsi umwe azamuka ku musozi, ajya gusenga Imana, ajya gushaka Uwiteka. Bibiliya ivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ntareke ingeso ze, agarukira Uwiteka nawe aramugarukira. Haleluya, Mana nihabwe icyubahiro. Hana azamura kwizera. Mana ikeneye kuzamura kwizera papa, ikeneye kuzamura kwizera wa musore we, kugira ngo winjire mu masezerano. Ngo ageze ku musozi w'Imana w'Ishiro, umutambyi witwaga Eli aramubwira ati cyo waje usaba aba ari Imana iguhereza. Umva nkubwire nshuti yanyu, Hana arangije aratwita, arangije arabyara. Haleluya, Imana nihabwe icyubahiro. Nari ndimo nkubwira, wowe utwita inda y'amasezerano, we wavuganye n'Imana, wabwiwe n'Imana ko izakugira neza, wabwiwe n'Imana ko izakubakira inzu, wabwiwe n'Imana ko izagukorera ubukwe, wabwiwe n'Imana ko izaguhereza akazi. Imana, Yesu arimo aravugana nawe, arimo arakubwira ngo niwakire kubona ibyo amatwi yawe yumvise, nubwo amaso atarabibona. Ugiye kubibona uyu mwaka, urarangira wabibonye. Haleluya, Imana ishimwe. Wabwiwe kwambara agatimba, niwakire kukambara. Wabwiwe guhabwa akazi, niwakire ako kazi. Imana yavuze kubara 23 murongo wa 19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo sibyo yavuze no kubikora n'izabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora n'ibizasora. Umva nkubwire, Imana ije gusoza icyo yavuganye nawe ku buzima bwawe. Icyo yakubwiye, cyo yakubwiriye Samatari, cyo yakubwiriye kizabona, cyo yakubwiriye mu rupfu, nicyo kimanuye Imana ije kugusubiza. Mana nihabwe icyubahiro. Birabanga nuko iyo mpumyi tangira kugendana na Yesu, bagendana mu nzira, baragendana, batangira gutambukana, batangira kugenda. Ugiye kugendana n'abakomeye, ugiye kugendana ndetse n'abizi, kubera ko Uwiteka aguhaye ijambo. Bibiliya iravuga ngo Uwimana ahaye ijambo, uwo nguwo ararigira. Takitara wienema tayabini forawi zerebo enema tayabini forawi shainasir topi ene kutarawi. Umva nkubwire, Yesu yategetse ibintu byose biremera, yategetse ibintu byose biramwumvira, ngo byose byaremwe nawe, nta kitararemwe nawe, niwe nyiri ijambo. Yavuze ibintu byose biramwumvira. Hari ibintu Yesu ategetse bigiye kugushaka, hari ibintu Yesu ategetse bigiye kukugana. Haleluya, arategetse iyo miryango yari yaragiye igiye kukugarukira. Ayo mafaranga, haleluya, yari yaratakaye, abadayimoni batwaye, Imana irayagarura ku buzima bwawe. Imana izanye ibyawe, haleluya, Imana ishimwe, byari byaragiye. Ndashaka kugira ngo birashoboka ko aka kanya nawe hari umwambaro wari wambaye, umwambaro w'igisuzuguriro, umwambaro w'icyangiro, umwambaro wo kwambara ubusa, umwambaro w'ubukene nk'uwo wamushune mu kazi. Haleluya, uriya mupfakazi w'iserefati afite umwambaro w'ubukene, umukene arahinyurwa, nawe ufite umwambaro wambawe. Haleluya, Imana ishimwe. Hari umwambaro wambaye mama, hari umwambaro wambaye w'uburwayi, uwo nguwo umaranye igihe kirekire. Hari umwambaro wambaye wa mugabo we, uwo nguwo w'igisuzuguriro. Ni wowe usuzugurwa muri kazi, muri karitsiye urasuzugurwa, wamburwa ijambo, ntabwo cyitwa papa mu rugo rwawe. Nuwo ni umwambaro w'igisuzuguriro. Ariko enemando lawiri, Yesu eneputala wiri aje gutegeka kugira ngo tuwo mwambaro, uwo mwambaro uje gukurwaho kugira ngo nawe winjire mu masezerano. Uwo mwambaro uje gukurwaho kugira ngo ukurweho icyangiro. Uwo mwambaro uje gukurwaho zenetutala wiri topi enema lalasi enema tayabini fora wiri. Uwo mwambaro nukurwaho uribuze kubona akazi,
uwo mwambaro nukurwaho uribuze kwinjira mu masezerano yawe. Uwo mwambaro nukurwaho uribuze takitarawi gutwara imodoka Imana yavuze. Bibiliya yatubwiye ngo Baritomayo ati uwo umwambaro arawuta, ahura na Yesu, ahura n'umwami w'abami. Umva mpanurira ubuzima bwawe aho ngaho wicaye, aho wicaye muri iyo modoka, aho wicaye muri urwo rugo, aho wicaye muri ako kazi. Umva nkuhanurire, nkubwire ngo niwakire ibya haleluya, niwakire kubona ibyo amatwi yawe yumvise, amaso atarabibona niwakire kubibona. Iyo nzu nuyakire, ako kazi nukakire, haleluya. Iyo perime nuyakire, kwambara agatimba nubyakire mu izina rikomeye rya Yesu. Uwo mwana numwakire aho ngaho wicaye, ubucuruzi nubwakire aho ngaho nkurikiranye, aho ngaho yewe uri ku gisasiro, uri kwa muganga, niwakire gukira, urankurikiranye aho ngaho yewe wicaye urabona nta nzira. Yesu aciye inzira, Yesu aragutabaye, Yesu arakurengeye, akurema yandi mateka. Haleluya, agutabaye ku musozi w'iwanyu, agaruye agaciro, agutambukije mu maso barupinzi. Haleluya, Imana ishimwe. Iyakuye Moridekayi ku irembo, nawe iragutabaye. Niwakire kuva kuri iryo rembo, ye wa mukobwa we, niwakire kuva kuri iryo rembo, ye wa mugabo we, niwakire kuva kuri iryo rembo. Lalasi enemando topi enema, utinzeho igihe kirekire. Ndabona Imana igukuraho karande, ndabona Imana ikuraho igisuzuguriro, ndabona Imana ikuraho enekutarawi kwambara nabi, ndabona Imana igaruka ku bagabo, ndabona Imana igaruka ku babyeyi, ndabona Imana ikiza indwara, ndabona Imana lawi enemando lawi topira wiri shine, ndabona Imana iguhagurusa aho ngaho kuri ayo maguru wari urwaye, niwakire gukira. Ndabona Imana iza gukiza diabete, ndabona Imana topi enemando igukiza kanseri, ndabona Imana ihindura ubuzima bwawe, ndabona Imana ikora muri uwo mugongo, kuko Yesu muhuye ubuzima bwawe burahindutse mu izina rikomeye rya Yesu. 2021 Uwiteka akuremeye amashimwe. Kadusenga Imana, kuko Uwiteka aguhagurukije kuri iyo nzira wari wicayeho. Birashoboka wasubiye inyuma, birashoboka ko wacitse intege, ariko tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana. Wowe wari waracitse intege, wewe wasubiye inyuma, unkurikiranye uri mu bihugu byo hanze, unkurikiranye uri mu Rwanda, unkurikiranye mu bihugu bitandukanye, ndetse aho ngaho uri muri Kenya urimo wumva ijambo ry'Imana, aho ngaho uri Uganda, aho ngaho uri Burundi urimo wumva Imana irimo ivugana nawe. Wari ufite indwara inaniranye, wari ufite intambara nyinshi, wari ufite icyaha cyakunaniye, ngaho nuvuge ngo Mwami Yesu, uhereye aka kanya nkura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwakiriye kugira ngo umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Uhereye aka kanya buri kisuzuguriro cyose Satani yaneje nigikurweho aka kanya. Ninjiye mu gisubizo cya Kristo, ninjiye mu mugisha w'Imana, ninjiye mu gitangaza cya Yesu. Uhereye aka kanya mu izina rya Yesu, reka dusengane Imana. Pfukama ahantu uri, pfukama ahantu uri, pfukama aho ngaho ugeze, aho ngaho uri mu kazi nupfukame, aho ngaho utwaye iyo modoka nupfukame, aho ngaho enemando lawi tayabini fora wi, aho ngaho uryamye kuri icyo gitanda nupfukame, aho ngaho uri kwa muganga nupfukame. Data wa twese, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'inyembaraga, Kristo mwene Dawidi, we wakuye iyi mu myibara y'itoromayo ukayikura ku irembo aho yari yicaye, ukayikura ku gisasiro. Reka ubwoko bwawe iby'amatwi yabo yumvise, amaso atarabibona bakire kubibona. Buri ndwara yose yari ku buzima bwawe nikurweho mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya bakire gutabarwa, bakire uburinzi, bakire gusubizwa n'Uwiteka, bakire kwinjira mu masezerano, bakire kubakirwa ingo mu izina rya Yesu. Ndavugana n'umuntu urugo rwari rusenyutse, Uwiteka aje kurwubaka kuko ari umunyembaraga. Topi enemando lawi tayabini fora wi zerebo enetan lawiri mimisheni takita lawiri. Imana iri birambwira ngo zopa enemando, umuntu nkurikiranye uri muri Kenya, lalasi enemando topira wi, wari urwaye ibere zenemando lawiri tayabini fora wi ry'ibumoso lalasi enekuta, wumvaga imisonga enekuta lawiri. Uwiteka aravuze ngo iryo bera rikuyemo kanseri. Topi enemando lawi
zerebo enema takitarawi mimishainasi. Uwiteka araguhembuye, Uwiteka kuremeye ubuzima. Data wa twese, gira neza ubwoko bwawe, abumvishira ijambo ryawe ribakize mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mwari kumwe na evangeliste Munezero Jean Damascene, uzwi ku izina ry'ivugabutumwa Mana ivuga. Imana ibaha umugisha. Yesu abagire neza.